I Kigali mu Rwanda APR ku itara rwose itsinda Police umukino wayoroheye cyane ibitego 3-1 hahindutse kimwe ikipe ya APR Football Club ntabwo yari herutse gutsinda ikipe rwose nkuru iremereye mu buryo buri convincing. APR FC icyo yakoze nicyo rero yananiwe gukora mu kwezi kwa mbere transfer window yo kwezi kwa mbere bayikoresheje neza cyane mu by'ukuri kuko abakinnyi baguze bose abanza mu kibuga batatu b'imbere umurongo wose ligne d'attaque tukavuga ikibazo cya inefficacité kuri babarafinda ku mpande ba muzungu ariko bazanyemo kiwanuka Omedi na Rutahizamu Watara reba ibitego byo ku munsi w'ejo bitatu ni ibitego bibiri bya Watara n'igitego cya Hakimu Kiwanuka n'ubu nta kindi warenza uretse cya kabiri cya Watara ngo n'ugutera icyotezo ubuyobozi bwa PRF bakoreshe neza transfer window yo kwezi transfer window ya mbere bayikoze neza cyane. Yes, ikipe ya Police gato nyine weakness. Police niba ishobora gutsinda Musanze ibitego 3-1 bakajya ku nota 85 Musanze kayigombora bikabe 3-3 birakwereka urya ikipe itabifokasinze. Gusa makuru namenye abakinnyi bo muri Police y'Abanyarwanda mwitegure ku mwaka utaha harimo umwe yukomeye cyane hashobora kuzasigara umukinnyi yitwa Zidane wenyine abana Abanyarwanda bose Police gahita basezerera. Abayobozi barababaye cyane Abanyarwanda nibo bateze ikrize cyane n'abanyamahanga bazasezera mvuza Abanyarwanda harimo n'abanyamahanga bazasezererwa. Birakomeye cyane abantu bagomba no kumenya ko ejo Police ntabwo ari yuzuye neza kuko Zidane uvuze ni piyo ikomeye cyane muri Police ko Kirongozi yarafite suspension hanyuma undi mukinnyi Alan Katerega mwe makinnyi b'ingenzi cyane kuri equipe ya Police FC nawe yagize ikibazo cy'imvune yavunikiye kuri match ya Nyanza Retour na AS Kigali mu gikombe cy'amahoro ntiyakinnye ku munsi w'ejo muzanyemerere tuzinjira muri dossier ya Police bihagije ariko ntitwagenda tudateye APR icyotezo cy'umutoza Darkonovic yavuze. Darkonovic twaganira arambwa ati iyo ureba siyo nshaka ati ndacyarwana no kwiretusha cyane mu bijyanye n'amadecision icyo bita final pass ati pass zacu zanyuma turagera imbere y'urugo rw'amahina ati bya bintu wigeze kuri kunenga ngo ducisha imipira myinshi mu mpande ati kibazo si icyo rugajo ati ntabwo ari ukwica mu mpande ari myinshi ati ahubwo final pass yacu ibambi ati ya Claude ya Kagege y'abawinga ati ubundi nshuro ngera imbere y'izamu ati nakaba insinda ibitego byinshi ati ndacyarwana n'icyo kintu kiri technique cyo kunoza pass ya nyuma ubundi ngashyira mu izamu ibitego byinshi. Hanyuma yambwiye yuko impamvu Swana takinnye yarijuje amakarita yambwiye ko impamvu Dauda atabanjemo Dauda ngo yari yamubwiye ko arushye arambwa ati nduhura nzaguhe service zangiremera kuri match ya Rayon Sport niyo mpamvu mukinisha igice kimwe. Yavuze ati Pierre agiye kumuzamu wa APR ubanzamo yavuze ati Pierre inshuro maze kumushyira mu izamu nta kusa ari gukora agomba kujya mu izamu. Binagaragara ko Pierre amahirwe menshi uzafata muri equipe nationale Amavubi kuko Fiacre amezi 3 arashize adafata kipe yaramwanze. Biranashoboka yuko Claude ashobora kuzakina gatatu y'Amavubi na Mangwe na Mazameza biradakina baya tuzagira umwanya w'Amavubi ariko muri rusange kuri APR yari ikenewe nuko Rayon Sport nyuma yo gutakaza izindi nshuro ebyiri yaba ihuye kuri Mukura ndetse no kumagara APR yakinaganye imikanirwa gufatirana this time mu gihe gikwiye yayisikuramo gape y'amanota hasigaye 2 bivuga ko APR nitsinda rero kuri iki cyumweru zafata umwanya wa mbere so ni gihe gikwiye rero cyo kuba yakora kacapo ku bantu bari kwibaza banishimiye imisimburize ngo yagenze neza turabigarukaho ku bantu bari kwibaza ngo baragura amatike gute nuko ngo ugomba kuba ufite amafaranga ku mayinite asanzwe byibura 10 byibura ubanza kugura amayinite 10 igiceri cy'icumi. Hanyuma rero APR hari utungane ngo Mangwe yaravunitse nibyo yarabazwe. Hanyuma tusoza APR ijambo rinini ryatsinze iyi match nuko Police yafunguye ishaka gukina match ya tactical bari week Police ikintu APR ifite na igomba kuzitondera ikipe yose ifungura ya APR ntikine tactical bigasaba physique bigasaba ndetse n'ikintu cya endurance umwuka kuko ifite bench irakurangiza kugudura aho bikomereye cyane. Rero niba subika match za Peace Cup bakaruhuka neza ko zishobora gusubikwa muri federation mvuganye nabo bambwira ko bari kubyiga zishobora gusubikwa hagati mu cyumweru APR ya n'Icyaperi na Rayon Sport rayishaka kuzabura n'akazi cyane kandi muri Rayon Sport Serami bamufata nkaho ari we wari mastermind n'ibyo bafite uyu munsi bavuga ko Robert yadahari abatitira amaboko yose ramadahara abatitira ndabyoroshya muri ubu buryo kugira ngo dusove umwanya wa APR. Umutoza Serami yajyanywe na factory 3 iya mbere niyo yita agasuzuguro. Serami ni umutoza kuwa gatanu Rayon Sport yahembye abakinnyi kwezi kwa mbere apana kwa kabiri mu byumve
ukwezi kwa mbere bagwembye ejo muri kwa gatanu bahemba abakinnyi babwira staff abatoza ngo mwe turabahemba kuwa mbere ariwo uyu munsi Serama arabwira ati ahavuye amafaranga abasha guhemba abakinnyi ko aribo bahembwa menshi kuki mutahashatse ngo mufate nandi natwe muduhembe ibisagasuzuguro arababwira ati njye ndwaje umugore amaze amezi mu bitaro abana na mama wanjye buri kwezi ngomba kohereza amafaranga muzi ko mutaduhembye ukwezi kwa mbere none ukwa kabiri kuri gushira mukambwira ngo muzamemba kuwa mbere bahita bamushyiraho ibintu ngo nukwiriza ngo yanyegeranwe n'abandi ngo navuze ku munsi wa gatandatu bareyo hari ingeso mukwiye gucikaho iyo nkwishyuza ibintu nakoreye amatariki yararenze ukwiye kunsakuriza ntabwo ndi umunyamafuta ngomba amafaranga nakoreye ntabwo ugomba kunshyiraho ngo uri umunyamafuti ngo abandi ko bemeye njye navutse mfatanye n'undi buri muntu agira ibibazo bye njye rwaje umugore wanjye ari muri Tunisia mfite ibibazo byanjye ndi kukwishyuza ukambwa ngo ndikwiriza bwa mbere yari yarasezeye ariko ubona nuko Kanyabugabo afite amafaranga ahita yamuha Kanyabugabo uyu munsi rero habuze uyamuha aravuga ati ndagenda icya kabiri iyo ni impamvu ya mbere afata nk'agasuzuguro bijyanye n'ikibazo yifitiye cyo kurwaza icya kabiri arakubwira ati hakosa afite njyewe basanye umutoza wungirije uwa fitness bamugaruye ayabonga yangaga igihumbi cy'idolari bamushyira kuri 2 njye mpembwa 1,500 ni gute nahembwa 1,500 cy'idolari ndi umutoza wungirije hanyuma umutoza wa fitness akandusha ari njyewe nyine mastermind mu yandi magambo arakubwira ngo listen uretse na kagasuzuguro ka mbere navuze imbere aranakaba amafaranga utinda kumpari na menshi ubiki ni gute umembe cyatanu umutoza wa fitness umuhemba ibyo yabifashe nanone kutubaha akaza akora icya gatatu ingingo rero yabaye naho dusoreza ibintu tujya kuri APR yaravuze ati mwebwe abantu muri Rayon Sport mumara kubona ibintu bicitse mumara kubona ibintu bipfuye mugatangira kubitwegekaho abatoza sinzabarwe mu bantu bananiwe kuko twananijwe sinzabarwe mu bantu bananiwe gutwara igikombe cya shampiyona ngo bibazwe nk'ari ubushobozi bwacu ngo ibintu byarapfiriye hejuru urakoze cyane mbivuyemo reka yanditse email kwa gatanu probably ni nkaho rwose mutazongera kumubona keretse nihagira ibiganiro bindi ba wenda gahindura ibitekerezo